Azaha nshima Imana yankoreye igitangaza mu minsi 12 mu kwezi kwa 11 naje ahambabaye. Profeti byambwiye mutima wanjye warabyemeje, arambwira ngo papa Imana igiye kukugira neza, gukura mu ishati ya uzane provisoire tuyisengere. Provisoire ndayizana, twarasenze nimura intebe, numva nanjye amavuta araje, naha nizeye mpita mfata code. Yari inshuro ya gatatu ngiye mu kizami nkora ngarukira demarage ku modoka, ariko ubu ndashima Imana ko nayizanye. Kadukomera Imana amashyi dutere haleluya, ivuga igasohoza icyo yavuze. Profe Imana iguha umugisha. Amen. Nazanye na madamu ngakurebe niwe wakunyeretse. Niwe wakunyeretse kuri YouTube arakunkundisha. Ati tujye gusenga cyane. Bega nitwakomera Imana amashyi kubw'uyu muryango. Kongerera Imana amashyi yavuze kandi gasohoza icyo yavuze. Zana iyo perime tuyitunga ibiganza tuyaturaho akazi. Twatuye akazi kuri iyi perime, agenda tware mu izina ryande. Genda winjire mu kazi kawe. Kindi nshimira Imana, nabwiye umuntu nkimara kuyibona arambwira ngo yemereye no kundihira category D. Ako ndavuga ngo nzabanza nze nshima Imana, nayo nizeye ko nzayishyiraho. Amen. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ndashima Imana ko ari Imana inyuranye bishya. Haleluya. Ndashima Imana ko yanyujije ibihe ku buzima bwanjye, aho meru cyane nari indwaye meze nabi nabasha no guhagarara, ariko bashyizemo n'agasirimba nasirimba. Haleluya. Ndashima nako ari ku cyumweru Profeta arambwira ati Imana igukuye ku kintu bita gataro kandi igukije ikintu bita inzu. Umuntu arambwira ati nzakwishyurira inzu umwaka wose uryame. Kadukomera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Inyuranye biye. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Nshimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga, nshimye Imana yanyijije umutwe wari ukomeye, nari ndwaye umutwe nkajya numva imitsi yeguka, numva bikomeye, mbwira Imana ngo ninyize uyu mutwe nzayishima. Imana yarabikoze. Nshimye Imana ku cyumweru Profeta yaravuze ngo ku cyumweru abantu bazaze baje gushima. Nshimye Imana ko nyishimye kuko hari icyo yasubije muri iki cyumweru. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Amen. Nitwa Umutoni Wase Anita. Gushima Imana Profeta agisengera ku Kinamba. Nari maze igihe mfite umuhigo mvuga ati Imana ninongera kubona Profeta nzagushima. Ariko ku Kinamba yaransengeye ndara hanze. Akubu ndashima Imana ndacuruza. Imana umugisha Profeta. Kaduha Imana amashyi yahinduye ubuzima bwe. Thank you Lord. Ikindi kintu nshimira Imana, yamaye umuntu mfasha. Ubu ni fiance wanjye, turenda gukora ubukwe, nzagutumira Profeta n'ukuri. Tuzabutaha mu izina rya Yesu. Nitwa Judite nurutse Gikondo. Nshimira Imana kubona impaye courage yo kubona nicaye nkaza rwo ibintu nifuzaga kuva mbere ko nkabura iyo courage. Ojiste ikintu nashakaga gisabe Profete. Ndifuza kubona iyo Mana yawe. Iyo no blague à part. Ndifuza kubona iyo Mana yawe, ndashaka hano ibitakaza by'Imana yawe ndabibonye. Turaza kugusengera Imana, jya kwica. Kadukomera Imana amashyi, Yesu agutabara. Nitwa Mutimana Jeanne d'Arc, meruka hano mu kwezi kwa 2024. Shimira Imana kubw'ibitangaza Profeta yankoreye. Ntabwo ari ngewe, vuga Imana yakoze. Shimye Imana. Vuga ngo nshimye Imana kubw'ibitangaza Imana yakoze. Ibitangaza Imana yankoreye. Dukomere Imana amashyi menshi. Profeta yaduhanuriye turi ababyeyi batatu, atubwira ngo Imana iduhaye urubyaro. Nari maze nk'amezi 6 nta gihinduka. Abantu bo mu cyaro bavuga ngo nzarinda apfa nakikiye. Ariko shimira Imana kubw'ibitangaza Profeta yankoreye. Imana yakoze. Kuva icyo gihe rwose mu kwezi kwa 7 2024 shimira Imana ko ngeze mu mwaka wa 2025 mfite umwana. Imana ishimwe.
kadukomere Imana amashyi yamuhaye umwana. Haleluya. Haleluya. Nanjye mpagaze hano imbere yanyu nshima Imana. Imana yankoreye byiza kandi bikomeye. Ndanezerewe ku mutima wanjye. Ubwo nahagurukaga hano nkurira indege njya ko mugira amahirwe amwe. Naraje mbwira Imana ni Imana. Ibyumweru 2 maze ndi muri hoteli. Hamba maze igihe cyose narasize urugo rwanjye. Mana umfashe sinzabe nararuhi ubusa umwana wanjye azabone visa. Naraje ndicara baduhamagaye bamwe barababwira ngo ntago yabonetse ariko ngiye kumara umwana wanjye mu gisubizo ko visa yabonetse. Kadukomere Imana amashyi itanga visa. Ndashimira Imana rero yuko umwana wanjye visa yayibonye kandi ukaba yarageze no ku ishuri mu mahanga yarageze amahoro n'amahoro umere Imana icyubahiro. Kaduha Imana icyubahiro tuyikomera amashyi. Amen. Haleluya. Mbwirira mugenzi wawe ngo Imana ibera hose icyarimwe. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Kamashara Anonsiyata, navuye mu karere ka Rwamagana. Ariko abashimye Imana hano bashimye Imana kuko ibitangaza yabakoreye hano. Ariko iba hano banahandi. Nanjye nshimye Imana ku bwa musaza wanjye yararwaye hambere anyandikira message, yandikira umuryango message ari mu gihugu cya Uganda Kampala mu bitaro. Aratubwira ati muzaza muje gushyingura. Ngiye nsenga Imana nyibwira ngo Mana musaza wanjye nimubona ari muzima akaza mu Rwanda ari muzima tukamona ari muzima atari umurambo aho nzagera hose nzashima Imana. Ubwo rero ntambukiza ishimwe y'ibyo Imana yakoze kugira ngo kuko musaza wanjye numvaga nzamubona yarapfuye ariko namubonye. Kadukomere Imana amashyi yamukirije musaza we. Haleluya. Amen. Ndashima Imana ko nyihumeka umwuka w'abazima. Ndashima Imana mu kwezi kwa 6 nakoze gisida narukoka mba muzima. Ariko muri uku kwezi kundi gushize maze ukundi kwezi cyangwa amezi 2 nkoza gisida yo narangiritse cyane. Ariko ndashima Imana ku ngundi muzima narakize. Naravuze ngo ninyira nkajya gusenga nzashima Imana. Ndashima Imana ko Imana yanyijije byari bikomeye kuva mu nzu bikangora cyane. Ariko ndashima Imana ko ngundi kugenda ndi muzima n'akazi kanye ndi kugakora neza nagasubiyemo. Ikindi kintu nshima Imana nubwo nari ndwaye meze nabi nahamagara papa wanjye nagaba mu Rwanda bikampara. Namubwira ati papa meze nabi kandi urabizi ko mba mu nzu njyenyine. Arambwira ati natwe tumeze nabi baraturoga tumeze nabi ari umugore wanjye ararwaye meze nabi nanjye ndarwaye sindi kuva mu nzu. Ariko ndashima Imana ko bamagaye umusibeje bakamwa ngo twarakize mwana wanjye. Ndashiriye rimwe. Kadukomere Imana amashyi yamukirije famiye nawe ubwe. Naturutse Rwamagana ni umuhigo nje guhigura mu kwezi kwa 11 2025. Nagiye gukora peruzwari umuhigo nabatemana n'uyima nzagushima. Kwa twebwe Rwamagana insengero barazifunze. Nawe aho nzajya guteranira umuhigo nzawuhigura. Umukozi w'Imana nkunda kumubona kuri YouTube cyane. Nawe ati ahaterana nzaza kuhateranira. Nawe rwose ngusuza mfite amatsiko nguhobere. Ngwino tsuhuze. Kadukomere Imana amashyi menshi. Amen. Udusuhuriza bigwamagana. Haleluya. 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 Nitwa umupfasoni Esther ndi umugore. Ndashima Imana ko yampaye kubyara. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndashimira Imana ko intuje mu mujyi wa Kigali. Iryo ni ishimwe rya mbere kuba ndi mu mujyi wa Kigali. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri umwaka ushize mu kwezi kwa 8 ndashimira Imana yandinze impanuka nkunda gutega moto njya gusenga. Nari ndi kumwe n'umwana wanjye twikubita muri kaburimbo. Imodoka zidufungiyeho amaferi tuva mu muhanda turi bazima. Ishimwe ni ry'Uwiteka. Haleluya. Mu kwezi kwa 9 nabwo Imana iturinda impanuka. Haleluya. Hanyuma nari mvuye gusenga ahantu mu buvumo ndagenda ninjiye mu nzu nemaze icyumweru ntari mu rugo. Ndimo nkora isuku nkuru y'intebe mbona inzoka y'umukara yizinze 3. Haleluya. Ndashima Imana yandinze kuribwa n'inzoka n'umwana wanjye.
mu kwezi kwa 10 uriya mwaka gazi iraduturikana, hanyuma tuva mu nzu turi bazima, ibintu birashya. Haleluya, Amen. haleluya. Abantu bazi gaze iyo turitse nta muntu urokoka, ariko ndashimana ko narokotse n'umwana wanjye tukaba bazima. Imana ihabwa icyubahiro. Kwezi kwa 11 Imana iraturinda, kwa 12 dutangira umwaka ukwezi turwaye, turi mu buriri twese, turi mu buriri nta n'uwabasha guhereza undi amazi. Mbwira Imana ngo uyu mwaka nurangira ndi muzima nzagushima. Haleluya, haleluya. Nazamutse ibwera mvura mfata uyu mwana ndamubwira nti bebe ndumva ngiye gupfa, reka njye gukwaturira ahari wasanga ngiye gupfa. Ijambo yambwiye yarambwiye ngo mama ntago uzapfa uzarama. Haleluya. Twaragiye dufata moto tugenda ibwera mvura, turarambura igitenge turicara turasenga, navuyeyo meze nabi. Haleluya. Ndashimira Imana ko narangije umwaka ndi muzima n'umwana wanjye turi bazima, dushima Imana. Uku kwezi kwa mbere twari tuvuye mu bukwe ku itariki 10, nanone moto dukubita hasi. Turashimira Imana ko turi bazima. Haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi y'abari. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana turagushimiye, tugushimiye uburinzi bwawe waturinze. Mana tuguhaye icyubahiro, wumve ko tugushimiye kuri iyi tariki. Turagushimiye ko waduhaye kurangiza umwaka amahoro. Urakoze, turagushimiye. Warinze itorero, urinda abashumba. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Byiza mbona ni kwizera umwami Yesu, kwizera umwami uhora ngendera mu nzira ye.